Burya rero nkuko dufata umwanya wo gushaka amafaranga, dufata umwanya tukajya ku mashuri tukiga ndetse duha umwanya n'ibindi, ni nako dukwiye no guha umwanya ubuzima tukabwitaho mu buryo bwose buhagije ndetse tukabushakira ibishoboka byose kugira ngo tugire ubuzima bwiza. Nta buzima rero bwiza bubaho utabushakiye umwanya, ntabwo ushobora kugira amagara meza mu gihe utashatse umwanya ngo wite ku buzima bwawe. Niyo mpamvu rero muri iki kiganiro cy'ubuzima tubagezaho ibintu bibafasha kwirinda ndetse ibintu bibafasha kugira ubuzima bwiza. Ubuzima rero buraharanirwa. Kugira ngo umuntu agire ubuzima bwiza ni ugufata umwanya ukita ku buzima bwawe, ukita ku bintu byose bijya mu mubiri wawe, ibyo urya ndetse n'ibyo unywa. Ibyo bintu nubyitaho, buri kintu cyose kigiye mu mubiri wawe ukacyitaho, bizatuma ugira ubuzima bwiza. Ikaze mu kiganiro cy'ubuzima, ikaze kuri Mega Mind Life TV. Ndi umuvandimwe wanyu kandi inshuti yanyu John Nyandwi. Umunsi turaganira ku ndimu. Ugera mu busanzwe indimu hari ibintu byinshi yagufasha, kandi indimu nubwo idakundwa cyane kubera ko isharira kandi kubera ko bamwe badakunda kuyikoresha, ariko indimu ifite ibyo yakumarira uyitayeho ukayikoresha neza ndetse ukayishakira umwanya. Indimu rero ifite intungamubiri zitari nyinshi ariko zifite akamaro. Indimu ifite fibers, ifite carbohydrates, ifite vitamine C ndetse ifite imyunyungugu kandi ifite n'ubutabire. Kugira ngo urobone vitamine C mu ndimu nuko wanyweye umutobe wayo. Fibers nazo ziboneka mu bishishwa ndetse na carbohydrates ikunda kuboneka mu bishishwa. Indimu rero ifite ibintu byinshi yakumarira wayikoresheje neza kandi wayitayeho. Inyungu z'indimu se cyangwa se akamaro k'indimu yagirira ubuzima bwawe nuko indimu igufasha gukoresha iron neza. Iyo wanyweye umutobe w'indimu umubiri wawe ukoresha iron neza, kandi ntago ari byo gusa, indimu nanone ituma amaraso adafatana, atavura, bityo akaba ari amaraso meza, atari amaraso y'amazi cyane kandi atari n'amaraso afashe, ahubwo ari amaraso afite urugero rwiza, atembera neza mu mitsi ndetse no ku bice byose by'umubiri. Ikindi indimu izagufasha nuko indimu izagufasha mu gusohora imyanda mu mubiri. Indimu izagufasha ndetse koza amaraso. Iyo wayikoresheje neza, wayinyweye mu mutobe, izagufasha koza amaraso bityo ugire amaraso meza adafite imyanda, kandi iyo burya amaraso nta myanda n'indwara ziragabanuka. Murumva rero ko indimu ifite akamaro. Ntago ari ibyo, burya indimu bavuga ko ituma imitsi ikweduka neza, ntikweduke cyane kandi n'imitsi ntifatene, ariko ikaba ari imitsi yagutse. Burya iyi mitsi yagutse n'amaraso atembera neza. Murumva rero ko indimu hari byinshi yadufasha mu gihe twayiriye kandi twayikoresheje neza. Kunywa umutobe w'indimu nanone bigabanya iyo bita uric acid mu mubiri. Uric acid ni itera gut cyangwa se gout, kandi uric acid akenshi iboneka mu bintu bikomoka ku nyamaswa, cyane cyane inyama. Urumva rero gukoresha indimu bifite ubushobozi bwo kugabanya uric acid mu mubiri wawe. Reka rero mu buryo bwose bushoboka tujye tunywa umutobe w'indimu. Turakomeza tubabwira ukuntu wanywa umutobe w'indimu. Umutobe rero w'indimu hari uburyo wawunywa ukagufasha. Icyambere, ushobora kuwukoresha ugafata indimu ukazisya cyangwa se ukaziblendinga. Wamara kuziblendinga ugakuramo umutobe wakuyemo twa tubuto, ariko ukazisyana n'ibishishwa, maze ugakamura ukanywa umutobe wongeyemo utuzi. Cyangwa se ubundi buryo wafata umutobe w'indimu nuko ukamura indimu maze
wa muti w'indimu umaze kubona ukawuvangamo n'amazi y'akazuyaze angana na litiro. Ubwo ni mu bundi buryo rero ni n'uburyo bwo kwivura cyane cyane ushaka no koza amaraso. Ni ugukoresha umubare w'indimu. Utangirira ku ndimu imwe, ugafata indimu imwe ukayikamurira mu mazi angana na litiro. Uwo ni umunsi wa mbere. Umunsi wa kabiri ugafata indimu ebyiri ukazikamurira mu mazi angana na litiro. Ku munsi wa gatatu ugafata indimu eshatu ukazikamurira mu mazi angana na litiro, mpaka ku munsi wa karindwi, ubwo ubugeze ku ndimu zirindwi ugikoresha amazi angana na litiro. Iyo umaze kugera ku munsi wa karindwi ugenda umanuka ugabanya imibare ukagera kuri rimwe ku ndimu imwe. Ni ukuvuga ngo ugeze ku munsi wa karindwi rero umaze gukoresha indimu zirindwi, umunsi ukurikiyeho wa munani ukoresha indimu zitandatu. Umunsi wa 9 ugakoresha indimu zitanu. Umunsi wa 10 ugakoresha indimu enye. Umunsi wa 11 ugakoresha indimu eshatu. Umunsi wa 12 ugakoresha indimu ebyiri. Umunsi wa 13 ugakoresha indimu imwe. Muri ubwo buryo biragufasha kandi bikagufasha koza, gusukura umubiri ndetse ugasukura n'amaraso. Ndetse ubu buryo ushobora kubukoresha mu gihe yenda se ushobora kuba ufite ibyo bita kidney stones. Ubu buryo wabukoresha nabwo kugabanya icyo kibazo. Ariko ikitonderwa, abantu bafite impyiko zononekaye, impyiko zidakora, ntabwo bakwiriye kunywa indimu. Mu buryo bwose bushoboka, abantu bafite ikibazo cya kidney failure, impyiko zononekaye zidakora, ntabwo bakoresha indimu. Ni ukuvuga rero ngo umuntu ukoresha indimu ni umuntu ufite impyiko nzima zikora neza. Ariko abantu bose bafite impyiko zidakora zononekaye, kidney failure, ntabwo bakoresha indimu. Murumva rero ko indimu hari byinshi zadufasha ndetse zifite n'akamaro. Indimu zizagufasha kugira uruhu rwiza, ndetse indimu zizagufasha kugira amaraso asukuye, kandi indimu zizagufasha kugira umusarane mwiza, ndetse zinagufashe gutuma ibiryo bitamara igihe mu gifu. Indimu zifite ibintu byinshi zagufasha. Reka rero igihe cyose tubonye umwanya tujye tuzikoresha, ndetse tuzikoreshe mu buryo bwiza. Ikiganiro cyacu cy'umunsi cy'ubuzima naha kigarukiye, naho ubutaha, ariko nongere mbakangurire kwita ku mubiri wanyu, mwite ku buzima bwanyu mu buryo bwose bushoboka. Hagombye kuba umwanya wo kwita ku buzima bwacu, kuko bizadufasha, bizatuma tubaho neza, kandi bitume tunaramba, ndetse nitunapfa tuzapfe neza. Ndabashimiye rero abamaze gukora subscribe, ndetse abatarabikora ndasabye ngo mubikore, ndetse mbasaba gukomeza mukora share, like ndetse na comment. Murakoze, naho ubutaha. Shalom shalom.